Hey, mwongeye kwirirwa turabasuhuje The Economic Updates tubazaniye andi makuru cyangwa se indi updates kuri ajyanye n'ubukungu muri rusange nk'uko dusanzwe. Uyu munsi tugenda tubabwire ko ingengo y'imari y'umwaka wa 2023-2024 y'igihugu cy'u Rwanda yamaze kwemezwa kuri uyu munsi kuri uyu munsi wa gatanu, ikaba yemejwe ndetse ikemezwa nk'uko twabibatangarije ubushize ingana na triliyoni 7.8 cyangwa se uyavuge mu manyarwanda byoroshye uvuge ngo ni miliyaridi ibihumbi 700,790 by'amafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga inyongera ya miliyari 844 n'ibice bibiri ubigenje na bije y'umwaka wari wabanje ari uyu nguyu turimo uzarangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Ushobora kwibaza ngo ingengo y'imari amafaranga azaturuka he ko ari menshi, kuko iyi niyo ngengo y'imari nk'uko twabivuze yize amafaranga menshi kuva u Rwanda rwabaho rugize. Of course birumvikana aho tugeze mu iterambere n'ibindi bitandukanye, byose bishobora kuba contributing factors zituma iyi ngengo y'imari y'u Rwanda yariyongereye kuri uru rugero. Reka turebe amafaranga hazaturuka. Ku ruhande rw'u Rwanda hari uburyo umutungo uzinjira, hari ibijyanye n'amafaranga bazava imbere mu gihugu mu misoro n'ibindi, ariko reka turebe ikintu ku kindi tunakirebe koko mu mibare. Muri rusange, muri make, ingengo y'imari y'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2023-2024 ikirimo gishimishije ni uko 68% byayo bizaturuka imbere mu gihugu, ni ukuvuga amafaranga arutaho gato akenewe, no kuvuga ngo akeneye miliyari 7,000, ariko miliyari 4,000 kurenga azaturuka imbere mu gihugu. Reka turebe mu by'ukuri aya mafaranga tugiye tuya breakinga azaturuka he. Leta y'u Rwanda izakusanya miliyari zigera ku bihumbi 4,400,000 azava imbere mu misoro y'imbere mu gihugu. Hanyuma miliyari 582 n'ibice 4 n'andi mafaranga nayo azinjira mu bukungu igihugu cyinjiza mu buryo butandukanye, bwarimo andi mafaranga agenda aza ibihano bitandukanye bigenda bigaragara bizana bikakontribura ku mafaranga ya leta. Harimo kandi inkunga z'amahanga ubona ko zitazaba ari nyinshi cyane n'imyaka igiye itambutse, kuko zizaba ari miliyaridi 548 n'ibice 3, mu gihe inguzanyo, hari inkunga akaba n'inguzanyo z'amahanga zo zizaba ari miliyari 1,974,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Muri rusange amafaranga azava imbere mu gihugu azaba angana na 68% by'ingengo y'imari yose. Hanyuma nanone dukomeje ku ruhande rw'amafaranga azakoreshwaho, ni uko amafaranga angana na miliyari 4,700,000 n'ibindi birengaho bike bizajya mu bikorwa bya leta bisanzwe, ndetse no gufasha kubona imishahara ya buri munsi y'abakozi, ndetse mu gihe miliyari zigera ku 3,000 nazo zizashorwa mu mishinga y'iterambere muri rusange. Urwego rw'iterambere ry'ubukungu rurangajwe imbere no guteza imbere ubukungu bw'igihugu, birumvikana, akaba ariyo mpamvu amafaranga menshi azashyirwa mu buhinzi nk'urutirigongo rukomeye rw'ubukungu. Turabyumva, twumva n'impamvu bikenewe, ngira ngo urebye uyu munsi ku isoko uburyo ibiciro bimeze ushobora guhita wumva ko hakenewe ikintu kibaho kugira ngo ibiciro bijye hasi. So kimwe rero mu bizafasha ni uko bagira ngo batere imbaraga cyangwa se bongerere imbaraga ubuhinzi n'ubworozi, aho bazateganya kuzafasha abaturage mu kubona ifumbire, mani magambo no gushyiramo za incentives cyangwa se gushyiramo nkunganire, kugira ngo habashe kuboneka ifumbire izifashishwa n'ingiramusaruro, kugira ngo tubashe kubona umusaruro uva ku buhinzi, tunihaze of course ku isoko ry'imbere mu gihugu, bishobora kuba bimwe mu bizafasha kugabanya ibijyanye n'izamuka ry'ibiciro rikabije muri iyi minsi. Imibereho myiza y'abaturage nayo iri mu bizatwara amafaranga yandi menshi, kuko hazanye miliyari zirenga 1,669,000, mu gihe imiyoborere n'umutekano nabyo byahawe miliyari 1,135,000. Bimwe kandi mu bikorwa bizatwara amafaranga menshi harimo kubaka ikibuga cy'indege cya Kigali kiri i Bugesera, harimo gushyigikira ibikorwa bya Rwanda Air, harimo gutera inkunga ijyanye no kugura ifumbire ndetse no gukomeza kubaka ibikorwa remezo bitandukanye. Leta kandi ivuga ko iyi ngengo y'imari
igamije kwihutisha gahunda ya NS2 ndetse na Vision 2050 hagamije kuzamura ubukungu, guhanga imirimo no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Mwebwe mubitekerezaho iki? Ese iyi ngengo y'imari izafasha mu kugabanya ibiciro no kuzamura imibereho myiza y'abaturage? Mwandike icyiza muri comments, mukande like, subscribe ndetse munakomeze kubana natwe mu bitandukanye byinshi tugenda tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu ubaha updates ku makuru y'ubukungu anyuranye. Mwakoze.